sinakubaza impamvu ituma ubikora kuko nzi neza ko biba bikwiriye nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera ariko nzi yuko ari byo byiza kuri njye. Amahoro kuri mwese bakunze ibi biganiro byacu, dushimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe ku Iriba ry'Abera TV. Muraba agaciro kuri twebwe rero, duhari ku bwanyu kandi namwe muhari ku bwacu. Aho tarakora subscribe rero yikore ujye ubona notification z'ibiganiro byacu mu wa mbere. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, tuguhaye ikaze. Asante sana. Pasika nziza. Pasika nziza Pasika njema kuri twese ndetse n'abadukurikiye bose bagire pasika nziza. Ese ubundi duhere kuri icyo ngicyo, pasika ujya uyizihiza ubundi? Yego mvuyeyo. Uvuyeyo. Isobanuye iki pasika ku muntu udasanzwe ayizihiza? Igisobanuro cya pasika ni iki? Pasika isobanura ibintu bitanu. Icya mbere itwibutsa izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo wamwemera. Icya kabiri ni ikimenyetso cy'igihango dufitanye na Kristo cyuko tuzapfa tukazuka kubizera. Icya gatatu habereyemo igitangazo gikomeye ku munsi wa Pentecote, intumwa ziteranye ziri mu mwanya umwe, umuriro uva mu ijuru urazitungura, bahabwa ururimi rushya, buri wese yumvikana mu rurimi rw'iwabo. Icya kane ni igihango dufitanye ku musaraba, iburyo n'ibumoso, ririya shami rireba iburyo, irindi rikareba ibumoso, ni inzira iduhuza na Kristo. Hanyuma icya gatatu, icya gatanu ari nacyo cya nyuma, twagiriwe ubuntu. Mwagiriwe ubuntu gute rero? Twagiriwe ubuntu nyine, abari ibivume duhindurirwa izina. Turi abana b'Imana. Oya ntabwo turabyumva kimwe. Umbajije icyo bisobanura nyine. Nakubajije icyo bisobanura, ariko utubwiye ingingo zigera kuri 5, ariko iyo ya gatanu mbwiye ko mwagiriwe ubuntu. Ese mwagiriwe ubuntu mu buhe buryo? Twari abo gupfa cyangwa se ibyaha byacu. Mwari abo gupfa muzize ibyaha byanyu. Aramanuka afata icyemezo, aravuga ngo abo mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, isi yose. Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uko Imana yakunze abari mu isi cyane, ni kuri iki gihe cyangwa ni kuri icyo gihe bari barakoze ibyo byaha? Kuko urumva isi yaremwa kugeza irangiye. ubwo izi mpamvu se mwubashije icyo kibazo. Hari igihe bavuga ngo mu gihe cy'umwami wacu, ubwo ni umwami wacu cyangwa se w'abamwemera, sindabivuga muri rusange kuko bose ntabwo twemera kimwe, ariko hari n'abavuga ko yacunguye abari barakoze ibyaha kiragiye, abanyuma kubyitirira muba muri biba bitize. Ntabwo ari ukubyiyitirira, ahubwo ni isezerano. Abaraganwe nawe ubugingo bw'iteka. Baraganwe nawe ubugingo bw'iteka. Ese abantu bavuga ko Yesu yaje kuba yatanga uburenganzira ku bantu gukora ibyaha, iki kintu nicyo? Kubera yuko bavuga ko adakunda abanyabyaha, ahubwo akunda abakora bakihana. Ubwo urumva nyine uhakanye ko udakora ibyaha, ntabwo wakwemeranwa nawe, waba uri umunyabinyoma. Uwemera ko yakoze icyaha niwe ujyana na Yesu. Ubundi dufashe gusobanukirwa aho hantu. Ntabwo ibyo bintu ari byo, ahubwo abanyabyaha barabicurika, bakadefanda ibibi byabo. Mu buhe buryo rero? Iyo rero uvuze ngo akunda abanyabyaha akanga icyaha, n'ubundi nta wakwanga iyi shati nambaye ngo abe yankunze. Urumva neza se? Ndakumva. Nyine yababwiriye mu migani, aravuga ati nkunda abanyabyaha ariko sinkunda icyaha. Byavugaga rero ikintu kinini, ahubwo kubera iki? Katinga gato. Kwagiye. Yes, niyo mpamvu rero
abantu benshi usanga biramanta ngo akunda ngo abanyabyaha ngo akanga ibyaha. Ariko niko handize. Oya, Yesu yangaga kubaca intege. Nyine ni nko kubabwira ati nubwo muri bivume, nubwo muri biroge, nubwo muri bikenya, nubwo muri ariko hari nahavuga ngo uvuga ko ari umunyako cyangwa uvuga ko adakora ibyaha yirinda tago abahakanye ko Imana igize. Sinago nibuko murongo abayisi Imana inyabinyoma sore. Ariko icyo bisobanura nibikubwiye ngo nanga ibyaha nubwo nkunda umunyabyaha ariko nanga icyaha, none se ubundi icyo batakubwiye ni aba yagusobanurira. Ibyo ni nko kukubwira ngo ndagukunda nkanga icyano byaye. Ndagukunda ariko nkanga ubuvyaye. Ni nko kukubwira neza guhishuriye ko icyaha byiza ute atagikona. Nyine ndagukunda ariko ibintu ukora simbikunda. Amaherezo ntabwo nkunda. Amaherezo ubwo rero abashoboka no kubireka. Arakaruje ko tuza no kongera kwiganiriraho. Ese birashoboka ko umuntu ashobora kuba yaba umukozi w'Imana? Cyane rwose. Mu buhe buryo rero? Umukozi w'Imana rega nabatoranirijwe imirimo ya ritari. Sibyo? Cyangwa se ya liturujia, cyangwa se yiyobokamana, abo nibo bakozi b'Imana. Ubwo impamvu ngo bashije icyo kibazo muri Bible abantu havuga ko Imana ishobora byose. Ubwo ndagira ngo uduhurize ku kuba Imana ishobora byose no kuba Imana ifite abakozi. Iyo bavuga ngo Imana ishobora byose ntabwo Imana yigira. Ntabwo yigira? Oya. Buretse unyumve. Ndakumva. Ntabwo Imana yigira. Sibyo? Ndakumva. Niyo mpamvu iza kuba yigira. Ntabwo ari gushiraho icyitwa ikiremwa muntu. Yagishyizeho kugira ngo bayigire bayifashe. Buriya se twe turi amaboko y'Imana. Iyo nguhaye igihumbi n'Imana ibiguhaye igihumbi. Ndakumva. Ikorera muri twe, imirimo y'Imana ikorera muri twe. Niyo mpamvu rero turi abakozi b'iki b'Imana. Ubwo rero bakubwira ngo ishobora byose ni ukuvuga ngo iri muri Matiyasi, iri muri Nibishaka, iri muri Jean Pierre, iri muri Saverina. Abo bantu iyo bakubwira ngo ibera hose icyarimwe ni abantu ituyemo. Bari aho hose. Bari bakwirakwiye aho hose. Ikibazo gihari, Imana yaremye isi n'ijuru nta muntu urabaho. Kandi ibyo birahambaye kuruta kuba hari ibindi biriho. Nta bufasha bwawe yakeneye irema ibyo bintu. Nawe yakuremye ikugira uko yakugize, nta bufasha umuntu agizemo uruhare. Byagenze bite rero kugira ngo abantu tugeraho twumva ko dufite imbaraga ku kigero tugomba no gufasha Imana? Urakoze cyane. Hari ibyo Imana yaremye mu gihe cyayo cyo gutangira imirimo yayo. Irema isi n'ijuru. Sibyo? Ndakumva. Ibona ibyo bintu byombi bibiri gusa ntago bihagije. Ikora ikindi kintu cya gatatu. Iri yonyine ubyibuke. Nyine ntawe nawakugishije impaka. Irema ikindi kintu cya gatatu cyitwa umuntu. Turema umuntu. Ariko uyu muntu ahabwa ubumana, ahabwa ubutware ndetse bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Ariko nanone ubwo butware yabutwawe ate kandi umuntu yararemwe nta bwenge afite? Nyine ubwo aho hantu nshaka kukujyana rero uhumva. Iyo ubyaye umwana usa nawe bamwita nde? Biterwa n'igitsina afite. Yabaye umukobwa buwase yawe umuhungu bakamwita nde? Se ubwo umugabo cyangwa bamwita Ganza cyangwa Ganza. Sibyo? Kuko asa nande? Asa na se cyangwa na mama we. Cyangwa na mama we. Rero ubumana yaduhaye twebwe tubanze tunace bugufi tubwira abantu ngo aho twabukoresheje nabi mutubabarire. Ubumana yarabuduhaye. Sibyo? Iratubwira ngo dore ibimenyetso ngibi bizagendana n'abizera. Nuko muzarambika ikiganza ku barwayi bagakira. Ako ni akazi yakagombye kuba yikorera. Ubwo izi mpamvu nari nkubajije ko Imana yaremye umuntu nta bwenge afite se kubera yuko umuntu yaremwe atazi gutoranya ikibi n'icyiza, kuko ubwenge bwo kugera kuri icyo gikorwa cyo gutoranya ikibi n'icyiza cyangwa se kuyobora yabugize umunsi arya kuri rwa rubuto
okay urabyibuka ntabwo rero ari byo ngenda ari byo icyo kintu ntabwo ngewe nyeme ubwo rero ugiye guhakana ibyanditswe uretse gatoya ntabwo umuntu yagize ubwenge kubera ko ariye kuri ririya tunda ryabujijwe kandi ariko byanditswe genda gake uhakana Bibiliya uretse nuko inama mu ijuru iraterana byanditse genda gake Bibiliya cyangwa se Imana iravuga iti tureme umuntu tega amatwi genda gake agira ishusho nk'iyacu agira ubwenge wumvise nk'ubwacu ndetse ashobora no kwigana Imana kurema umuntu ahubwo ikintu cyabayemo ubwenge ni bwinshi ku muntu se ku muntu uyafite umuntu yemerewe ubwenge bubiri ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'Imana utega amatwi bamaze kuri kiriya giti nyumva nshuti yanjye bamaze kurya kiriya giti nibwo bahishuriwe ubwenge bw'isi ariko bavukanye ubwenge bw'Imana baremanwe ubwenge buva ku Mana urumva rero ntibakajya babeshya ngo umuntu yamenye ubwenge kubera ko ariye kiriya giti ni ukuvuga ko muko umuntu yaremwe yatakaje umwimerere cyangwa se aracyari wa wundi waremwe aracyari wa wundi waremwe ahubwo uri kurwana intambara yo guhinduka uko ataremwe none se hari abarwana no guhinduka uko bataremwe bari mu byiciro uri gukora ibyaha uba uri kurwana uba ushaka kwangiza uko waremwe ubundi umuntu yavutse ari marayika umuntu yavutse ari umuntu mwiza ariko icyaha cyo mu ngobyi ya Edeni gituma umuntu aba mubi ikibazo dukomeza kwibaza rero hariya icyaha cyabereye muri Edeni abenshi banakizira batarigeze banamenye igisobanuro cyacyo impamvu nuko ari umuvumo Imana yavumye abantu ikibazo ndagarukaho nanone ndakubaza Imana ikunda abana bayo kugira ngo ibavume ibaraga iriya miruho byari byagenze bite Imana y'urukundo n'imbabazi byari byashize Bibiliya iravuga ngo uwo nkunda ndamucyaha ndetse nkamuhana n'ibihano bikwiriye ako kantu urakumvise uwo nkunda ndamucyaha nkamuhana n'ibihano bikwiriye Yobu yandika neza aravuga ngo mbese mu kuboko kwisumba byose havamo ibyiza gusa tukabyakira havamo ibibi ntitubyakire ikibazo ndahita nkubaza ngaho ese Imana haba hari ibibi igira Imana iyo Yobu yavugaga ngo mu ntoki zayo havamo ibyiza Imana nta bibi igira ariko hashobora kuvamo ibibi ibibi byavuye kandi ku Mana ibikora kandi tuzi ko hari umubi aho ntiyaba yaratangiye gushishura nyiri kibi se kibi nayo igashiduka itangiye gukora ibibi byose bikomoka kuri so Satani bikomoka kuri nde so Satani ariko nanone wibuka ko Imana igira ibyiza n'iki n'ibibi aho hantu rero ndagira ngo dusobanukirwe ngewe ndakubaza ndagira ngo dusobanurire abantu aha hantu Imana igira ibyiza n'ibibi ibibi bikomoka kuri so Satani dufashe gusobanukirwa aho hantu ibibi byose byazanywe n'icyaha kandi mu by'ukuri Imana ntago yigeze ikereye umushinga wo kubabaza abantu yiremeye niyo mpamvu na bugingo n'ubu ahantu isi muri kubona iri kwerekera ni mu ngaruka z'ibyaha byahoze hariho no mu ijuru byabayeyo no ibyaha ntago byahozeho ubundi dore ibintu byazanye ibyaha n'ibintu bibi njya numva reka ngusobanurire icyaha cyatangiriye mu isi cyangwa cyatangiriye mu ijuru icyaha cyatangiriye mu ijuru ntago cyatangiriye naha ubwo impamvu ngubajije gutyo nuko nandi kugira ngo numve abantu batubeshya ko icyaha cyatangiriye muri Edeni hamwe nawe twatangiye mbere umbwira wibuka ko turi mu ngaruka z'icyaha cyo muri Edeni abantu sibyo tugendane neza ubundi byaha ariko icyaha nyirizina cyatangiriye mu ijuru
ibyaha fashe gusobanukirwa ubundi ibyaha ni bitatu nagira ukubwira icyaha cya kane uzamenye ko akubeye isi yubitswe hasi n'ibyaha bingahe bitatu icyaha cya mbere ni icyaha cyo kwishira hejuru icyaha cya kabiri ni umuvumo ni ijambo ribi rikomeye ryavuye mu kanwa duhere ku cya mbere uretse gato ndaje icyaha cya gatatu ni icyaha cy'ubusambanyi reka duhere ku cyaha cya mbere kwishyira hejuru kwishyira hejuru ni igihe satani yiyemeye mu ijuru ashaka guhangana na bosi aramubwira ati barakubeshye ntabwo ngana nawe jya umenya akabari unyweramo ahita akimanura hano mu isi ninde bajugunye ni satani isi icyo gihe yari yakazaho abantu bari bahari turakomeza yaravuze ngo wasiwe ugushije ishyano kuko umanukiwe turacyari kumwe icya kabiri umuvumo ni ijambo imana yatuye nyine urumva aravuze ngo wasiwe ugushije ishyano kuko umanukiwe n'umubi mu ijuru umuvuze impundu kuko bakize ikintu gikomeye urumva gikuye mu ijuru hari abantu bazi kurwana ba Mikayire na ba Gaburiyeli akitwoherereje twebwe tuvuka aho ngaho naho ndaza kuhagera icyaha cya gatatu ni iki ubusambanyi niko wambwiye nicyo cyaha kiva kuri Adamu amaze wigera ku isi uretse kugera ku isi turacyari mu ijuru ese icyo cyaha mu ijuru kigeze kibaho cy'ubusambanyi wapi kwishyira hejuru cyarahabaye ariko yego nyine umuvumo nacyo bo bawohereje waje ukurikiye satani ni ijambo autorite imana yatuye iravuga ngo wasiwe ikintu nkuyemo aho ngaho ni uko umuvumo no kwishyira hejuru byahereye hehe mu ijuru icyaha cy'ubusambanyi kibera mu ngobyi ya Edeni mu ngobyi ya Edeni ninde wasambanye muri Edeni ninde buriya wasambanye se uretse gato nacyo nanone kirongera kizana undi muvumo ninde wasambanye mu ngobyi ya Edeni na Adamu na Eva barazambanye se buri none gute inka yanjye none ironji warya ukatera inda ni urwo rubuto none se umenye ko mu nshingano bahawe mubyare mwororoke mukora iki mugwire mwuzura isi none niba barasambanye kubera icyo kintu urumva utari bwigonge oya ntago ndi buze kwigonga bari ubukwe bubisi buretse gato barongoraniye muri fiançailles barongoraniye muri rega n'ubundi yari yaremewe yari umufasha kandi impamvu bari baremeye ariko Imana yagombaga kumuha uburenganzira kumubwira utumva rero dore mumaze imyaka 3 muri iyi ngobyi ya Edeni none ukuvuga ngo rwa rubuto rwatumye bavumbura kubyara mbere bwa bwenge bw'isi rero no mpamvu nakubwiye ngo umuntu agira ubwenge bubi ariko uzatinya ikintu sibyo ndakumva uzatinya ikintu imbwa izi ihene irakizi inkoko irakizi byose biri kugirwaho ingaruka nande byaremwe byose byo biri kugirwaho ingaruka nande byose biri kugirwaho ingaruka nande na Adamu buriya se none ari bimanuka bivuga ko byavuye mu ijuru kaza gusambana mu isi abamarayika bavuga ko baturutse mu ijuru ngo babonye abakobwa bari mu isi abakobwa bavuye mu isi se bavuye ariko hari abamarayika ngo mu ijuru ngo bahagaragara ku ijuru ngo bareba ku isi ngo bakabona hari ibyana byiza ngo noneho biza gutuma bafata icyemezo cyo kuza gusambana mu isi umusa noneho nawe aho ngaho ubukekeyemo fo ntabwo ibyo bintu ari ubundi Adamu amaze gukora ari amabara wibuke ko aribwo yamuhamagaye akamubwira iti musaza uri hehe nawe akamubwira ati ariko se wowe ntuyoka nyine numvise ijwi ryawe ndyarege mpita nitsimba fo nawe rero amubwira iti aho ntiwariye kuri cya giti nakubujije amubwira ati nyine umugore wampaye yazanye ndiye numva nyine ni ntugasaze numva yampaye avuga ryaje abo ni waneze amubwira rero ngo kubera ko wakoze ibyo urumva neza ndakumva uzajya urya wiyushye akuya wa mugore we nawe uzajya ubyara ubabaye ariko umva ndi muvumo reka dusubire mu ijuru gatoya kadusubire mu ijuru gatoya urantegera genda gutegeye mu ijuru satani yakoze icyaha cyo kwishyira hejuru kwiyemera Imana iramukubita imumanura ku isi
kubera ko yari yishyize iramutwoherereza kandi yo kumujera byari biyinaniye iyo byari biyinaniye kandi Imana yamwohereje ku isi izi neza yuko ibyo byose bigomba kuba kuko ireba mu itangiriro no hehe no mu iherezo ariko yubahwe Yesu yubahwe kuko ikintu cyaka kukubaza aho ngaho twe abatuye isi nituri mu ngaruka z'ibyo tutazi ikibazo wacyumvisha ariko ndumva imbaraga zima Imana irantabaye ndi kuri iyi kamera ndumva Imana ingarutseho amen komeze ikibazo nakubazaga ndimo nihanurira abantu b'iyi si nituri mu ngaruka z'ibyo tutazi byabereye mu ijuru habayeho gushyamirana hagati y'abayobozi aya makimbirane y'aba bagabo bombi ni amakimbirane aturuka ku ngingo imwe gusa yitwa icyubahiro urumva uyu mugabo witwa Yesu aragira ati ndirahiriye nduwiteka icyubahiro cyanjye sinzagihundi umukoboyi witwa Satani nawe ati barakubeshye turaziranye tugomba kugabana senkani purusa ubwo urafata senkani nanjye untemo muri senkani nawe ayobore Imana iramubwira iti barakubeshye ibi bintu mbirema wari uri he biragifasha igikomamo ingoyi imanure pfiro irajugunye niyo mpamvu ujya kubona ukabona pasiteri bati yafashwe anyesebura nibishaka ejo bundi meya w'akarere ka Nyanza uwo muri biro aritura umuntu mbese ni danje ariko turashimira Kristo wabonye ibyo bintu bidahagije abona ubwo buzima ntitwabugumamo abona ayo mateka ntabwo twayagumamo atwoherereza Pasika niyo mpamvu Pasika ni ubuzima ikibazo nakubajije n'ubundi wagiciye ku ruhande nakubajije ngo nituri mu ngaruka z'ibyo tutazi tutanagizemo uruhare kubera yuko amakimbirane yari mu ijuru umuntu yamugizeho ingaruka kandi umuntu ntago yagize uruhare mu kugira ngo ayo makimbirane abe ese Imana yari yaraduhaze ku buryo itujugunyira umubi cyangwa urukundo rwari rwarashize ubajije ikibazo abandi batinye kubaza wagenda kubaza niyo mpamvu Yesu Yohana 3 rero niho igisubizo kiri kuko Imana yakunze abari mu isi cyane wumva aka kantu ndahita nkubaza aho ngaho nta kibazo byatumye nanone urumva ubundi Satani amaze kumanukira iyi si Imana atwohereje mituweli dosa ari we Kristo itwoherereza assurance aluminium ari we Kristo ahubwo se ikibazo ndakubaza hanyuma ndumva inkuru zagutokanye hanyuma aramanuka nkeneye gusobanukirwa niyo mpamvu mva mbazibaza byinshi aramanuka niyo mpamvu birivuga ngo icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana nuko abari muri Kristo Yesu haleluya ntateka bazacirwaho ariko abatari muri we bamaze gucirwaho iki iteka ndagusubiza ku kibazo naringiye kukubaza ntago nakibagiye Imana itaradukunze mbere yuko itujugunyemo Satani gute yahindukiye nyuma ikavuga ngo kubw'urukundo yakunze abari mu isi cyane iboherereza umwana yidukunda mbere yuko yohereza utaranabisoza ndagusubiriza kure nanakwegereye ni Imana yigarura haleluya haleluya ni Imana yigarura ikimura imisozi itabimenye ikayimbukana uburakare yemeye ko yakoze amakosa oya ni Imana yigarura ako nagashari nkunda bankunda kandi abancakana umwete abo nibo bazambona uwo nkunda ndamucyaha nkamuhana n'ibihano bikwiri nakanyafu yari tunyujijeho ariko itwoherereza Kristo nk'igitambo cy'ubuzima Imana ishimwe Imana ishimwe ni ukuvuga ko ibyo turimo se bifite igisobanuro cy'ubuzima bwa muntu kuva mu ijuru n'ubundi aho kugira ngo iki kisatani kikarakase hejuru iriya cyaza kuba kiducangira kandi nanone wibuke ko we tuzajya kuruhuka iyo mirimo n'imihati ikibazo njyewe na n'ubu ngifite Satani yamanutse mu isi Yesu araza kwisamuhambiriza ikuzimu aramuzirika Satani ukora gutya aziritse
abaye ataziritse noneho yadukorera ibingana iki ubwo wowe ntiwiha igisubizo ese iyo utashye nanone umugore akakubwira ati yemwe ba mujye gukingurira isuku nanone urumva ariko byibura kubera ko kiziritse witwa dadi kiza kuba kitaziritse rero uba witwa iso. natwe iki gisatani duhora duhambiriza ikuzimu hashize imyaka 2000 irenga cyangwa bingange ni byinshi 2025 iyo niyo ndavuga mbere nyuma yuko Yesu avutse imyaka 2025 duhambiriza satani kuzimu hambirizwa ikuzimu gute satani agifite imbaraga zigikora ntabwo satani akora niba adakora ibi byaha reka mbanze nzamura aka kantu neza abantu baze kwihangana nabize hari abantu bacumuzwa n'utuntu tw'abana ntabwo satani akora ahubwo arakoresha mu yandi magambo hari utuntu tw'utumayibobo tw'utudayimoni tw'utuzererezi mu ijuru ntibatuzi dushinzwe kugaba udutero shuma uze kureba muri comment nese ugira ngo umuntu uri mu kabare ni uri bwandike iyo commentaire irandikwa n'umurokore mwene data ubundi ari ikintu abantu bakwiriye kumenya uyu mwami yataza kumanuka ngo agira ati bafate kiriya giferabeto cya 15 bahondemo bafate na kiriya batikuremo ntabwo byari kuvuga ahubwo nanone ikibazo ndavuga urumva ko na satani ari umwami ubwo abasha gukoresha ahubwo ari no ku rwego rwo hejuru urumva ko yarenze ikigero cyo kuba yanakwikorera uyu munsi tuvugana ngewe nkubwiza ukuri wenda abantu baze kubitangaho ibitekerezo baraduha ibitekerezo nabo Imana na satani baracyakorana kuko satani ntago aracirwa hiteka kandi abantu mucira abandi bagenzi banyu nyine satani we akuregesha sibyo akuregesha ibyo we wivaniye mu kanwa kawe satani aragira ati uwite uyu si nibishaka si we wavuze ngo mu byiza no mu bibi azagukorera wamumpaye nkamuteza inzara y'iminsi 2 gusa nkakwereka tukareba ko ariko rero wamugana icyo kintu uvuze cyo kuba barakorana hari umwumvikano wabayeho wo kugambanira Yobu Yobu rwose ngo kubera ukuntu yari akiranutse ngo baragiye muri diru yabo bami bombi Yesu ati Imana iti se urabigenza gute ambwira iti wowe mumve gusa nkwereke game nkwereke ko ngewe ndi mubi nanone ndagaruka ku kibazo nakubajije nyitangira ikiganiro nitwaba turi inzira karengane ibyo duhorwa ibyaha n'ibibazo tutagizemo uruhare ibyo birumvikana niyo mpamvu haje nanone urukiko rw'ikirenga haleluya niyo mpamvu Yesu Imana yatwoherereje urukiko rw'ikirenga umuhesha w'inkiko w'umwuga umugabo utarya iminwa umugabo utagira santima umugabo utagira amarangamutima ahagarara hagati y'Imana na Satani aravuga ati bo ngewe ni mu betting ni mu betting ngewe ndashaka bari abantu mutayemo kiriya kigabo ndabashaka ndabakeneye aravuga ati bo noneho rero ngewe ndamanutse inama mu ijuru iraterana ibintu birakomera delegation ziraza abaministre bari umutwe w'abadepite inteko ishinga amategeko ibintu birakomera ngo bashaka umuntu wacungura umuntu hano mwisi baramubura Kristo aravuga ati okay uwo ni ngewe ukwiriye kujyayo nawe ubu mbese twebwe ntabwo tukiri hagati y'Imana na Satani wapi ubu turi bene Yesu turi abahungu ba Jesus mwabaye abahungu ba Garafureri yateyemo bamwita Mesiya ni umucunguzi w'abari mu isi araza afata icyemezo aravuga ati bo nibishaka ndagushaka Gasipari ntago wangendana Madarina ntabwo wanca mu myanya haleluya asanga hariya muri ndururu no muri cunga umuntu no muri ture ikibazo ndakubaza ese nibya ikibazo ni cyaba kiri hagati y'ukuntu twebwe twumva ibintu ubu tuvugana werereka tubyerure neza ntabwo Imana ikidufiteho uruhare rukomeye ubwo ikibazo uretse gato utanyiba ntago ndakwiba niyo mpamvu sitaye wese aravuga ngo mu izina rya Yesu niyo mpamvu wirukana Satani ntabwo yirukana Satani mu izina ry'Imana ahubwo akoresha iryo zina twacunguwe n'amaraso ya Yesu niyo mpamvu ubu tuvugana
izina rihitinze ku isi kuruta yandi mazina. Bagerageza kurishira no mu mazina mu ndimi ziwabo. Bamwe bati ni Jesus, abandi bati ni Allah wa subhani wa tahara, abandi ngo ni Ruhanga, abandi bati ni Mukama, abandi bati ni Katonda wensine muguru, hani wacu tuti ni Yesu, ahandi bati ni Kristo, ahandi bati ni Mesiya, abazungu bati ni Jesus. Ahubwo ikibazo ndakubaza hagati aho ngaho kugira ngo dukomeze ikiganiro kiza no kuryoha. Twavuze impande ebyiri, twavuze uruhande rwa Satani, tuvuga uruhande rw'Imana. Izo mpande zombi kugira ngo tuzanasobanukirwe neza ziteye nkuko duteye, ubwo ndavuga ku mubiri n'amaraso. Yesu we nk'umuntu usobanukiwe icyamuzanye, nawe yasogongeyeho wese nabi, we yabayeho umubiri n'amaraso. Ubwo nahita nkujyana ku Mana. Imana nayo nuko biteye. Imana ni umwuka, ntabwo ikirere cyayo wakikontorora ngo ukimenye. Ubwo nahita nkujyana ku kibazo kivuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera hehe? Mukuri no mu mwuka. No mu mwuka. Yesu agiye mu ijuru yicaye hehe? Iburyo bwa Se. Iburyo bwa Se. Urumva na Se yari yicaye ibumoso bw'umwana. Deni bahanye ubutegetsi. Okay, ndagira ngo tujye ku kibazo kivuga ngo ese umwuka n'umwana bicaranye bate? Umwuka n'umwana. Gumisha ikibazo hano nagihereye. Uya nakumvise. Uyu mwanya Imana ni umwuka kandi Yesu yicaye iburyo bwa Se. Uyu mwanya rero ndakubaza umva ko bavuga ngo ndagusubiza nirukanga. Neza urumva ari ibintu bikaze. Uyu munsi turi kuvugana imfura ingana na Se. Kandi burya ntibazakubeshye. Ntabwo umugore, reka mvuga umugore wese wapfakaye yarabyaye umuhungu, ntabwo ubwo bupfakazi bwujuje ubuziranenge, kuko hasigaye urinda igikingi cya Se. Niyo mpamvu rero uyu mugabo Imana yiyambuye ubumana bwayo n'icyubahiro n'ikuzo ibyambika Kristo. Niyo mpamvu rero ubu tuvugana turi muri Bibiliya, turi muri jenda, turi mu mahame y'umugabo witwa Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nakubajije ni umwuka uricara, ahubwo urambaza uwuhe mwuka kw'imyuka ari mye? Ndavuga umwuka w'Imana, kuko Yesu yagiye mu ijuru yicara uruhande rwa Se kandi ni bamwe yaricaye. Ubwo ndashaka kugira ngo mu buryo bw'umwuka uwo mwuka uricara. Mu buryo bw'umwuka. Ntago biza koro. Imana abantu batubwira bakorera. Sinzi ukwibigenza. Ndacyakubaza uretse gatoya. Sinzi nukwibikora. Ubwo reka nze. Icyo nzi nuko iyitegetse biratungana. Erega uyu nibishaka uri kubona aka kanya agari uwo wabonye ejo. Nakubwiye ko ndakubaza ngiye ikibazo cyose mfitiye amatsiko. Itegure ikibazo ngiye gukurikizaho ni iki ngiki rero. Imana yicujije cyatumye irema umuntu. Ndahita manuriramo hano. Mfuhira abana banjye kugira ngo batagira bate, tazagira undi wendo bantwara. Morera abana gukiranirwa kwa base nkageza mu buvivi n'ubuvivure. Nanangiye umutima. Ninde banangiye umutima? Ni Salomo ninde? Nangira imitima. Ubwo bumbishe ibyo ndi kukubwira byose. Ndashaka kugira ngo tugere ku kintu kivuga ngo ese Imana yabigira amarangamutima nk'aya muntu? Kuko umuntu tuzi ko ari wowe. Reka musubize. Imana irayagira ariko si nk'ayanjye. Oya ndumva bihura ko kwirafuha. No, igira amarangamutima ariko si nk'aya kimuntu. Naya kimana nyine. Kwicuza icyatumye irema umuntu. Ine mubasha ntimwiyizi se. Ese mwebwe ntimwiyizi. Ese umuntu imukura ku kimurika muhandura amavunja. Muri zi 200. Muri zi 200. Imana si umuntu ngibeshye cyangwa yicuze. Yego. Imana yicujije icyatumye irema umuntu. Muri zo 200 suwa yumvisha se yicujije icyatumye irema umuntu. Ukuri kwayo nuku. Sobanurira nacyo. Abanditse Bibiliya nibo bayibeshye. Bibiliya yanditswe n'abantu. None banditse Bibiliya nibo babeshye Imana. Ubwo biranjyana kuri Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ni iki? Bibiliya ni ijambo ry'Imana cyangwa ni iki? Ni igitabo.
bavuga ko ijambo ry'Imana babikura he? Nuko harimo amagambo avuga Imana niyo mpamvu. Buriya se kuba harimo amagambo avuga Imana bituma bakiyitirira. Bibiliya ibamo amakosa. Impamvu Bibiliya ari ijambo ry'Imana nuko ivuga amakuru y'ijambo y'Imana n'ubundi. Ariko harimo n'amakuru y'ibintu bisanzwe. Okay, reka dufate ko Bibiliya ari radio. Sibyo? Radio igiye kuduha amakuru y'ibyabereye ku Gisenyi. Ubwo se twaba twarasigaye inyuma. Banza wumve nye. Kugira ngo ubyumve neza ko ndumva hatangiye kuzamo ibintu ntari bwumvikane mona. Noneho rero niba tubanye ko Bibiliya twafata urugero cyangwa YouTube. YouTube murabizi bika ibintu byinshi. Sibyo? Uyu munsi Bibiliya rero reka tugereranye na YouTube. Ushaka kuzana ibintu bya kera muri Bibiliya birimo. Ariko ushaka no kubona ibyubu nabyo muri Bibiliya birimo. Kandi magambo abiki gihe bahozeho. Abiki gihe bahozeho. Hari abicyo gihe ariko hari n'abiki gihe. Abandi bazaza rero iki gihe bazatwita abicyo gihe. Ndashaka ko dusoreza wenda dusatira umusozo. Ndashaka ko tujya niba babyitiye mu Kamisiri. Kino gihe Abisirayeli bavaga mu Misiri basubira iwabo. Vuga ko bagiye n'amaguru urugendo rurerure rwafashe imyaka 40. Kino nshaka ko dusobanukirwa aho hantu. Ayo ni amateka y'ubwami runaka. Ayo mateka y'ubwami runaka gutahuzwa n'Imana kandi ari ibintu bibaho kuba abantu bagira kwimuka cyangwa se bakagira ibyo byagiye binabaho n'abandi bose. Guteye ibyitiriwe cyangwa se byashyizwe mu ijambo ry'Imana. Ibyo biranoroshye cyane. Bibiliya ni amateka nyine. Iwanyu ni he kavukire utiyemeye? Iwacu kavukire? Uraza ushaka kumenya iwacu? Nyine nsubiza kugira ngo icyo duhite tukivaho. Iwacu ni mu ntara y'Iburengerazuba. Iburengerazuba ni he? Ngubwine intara. Ni he? Ntabwo nyine mu bisobanuro neza mbyumva. Iburengerazuba ni? Iburengerazuba? Aho Irengerazuba nagomba. Igisenyi? Za Gisenyi za Kivara. Urukumara iki mu mujyi wa Kigali? Guhiga ubuzima. Kigali bimazemo imyaka ingahe? Ashana myinshi pe. Ni myinshi ngereranyije n'igihe mfite irarenga 10. Okay. Ubu tugiye kwandika Bibiliya yawe rero. Muri Bibiliya tugiye kongeramo urupapuro rwawe. Ubwo ndasobanukiwe. Ubwo ikintu nsobanukiwe ni iki? Nuko Bibiliya ari amateka y'abantu bo hambere n'abazakurikira. Oya, abazaza nabo bashatse bakwandika iyabo. Nyine kuko buri mwanya abandika Bibiliya bari bakwiriye. Urumva neza? Guhera mu byahishuwe. Bakongeraho ibigezweho. Noneho bagahita batangiriraho Ukraine n'Uburusiya mu ntambara ya kangahe? Intambara y'ubutita y'Uburusiya yongera gusubuka. Ibyo nabyo ari ibitabo byanditsemo. Ariko ndashaka kugira ngo wenda noneho muri Afrika sibyo? Urabizi ko muri Bibiliya handitsemo Afrika irimo. Ukongera bakandikamo nagivugwamo havugwamo wenda Misiri wenda ni nyine na Afrika. Ibihugu bya Afrika. None ngo ingendo Paulo yagenze. Bigaragara se ko ari amateka y'abantu. None bahita bandikamo n'intambara ya Kongo na M23. Sasa ubwo ikintu nashakaga kugera aho ngaho nuko abantu bawenda banadukurikiye basobanukirwa ko Bibiliya ibirimo byose n'amateka ni ibintu byarangiye byabaye mu gihe cyabyo. Ariko ngo bigira umumaro kutwigisha. Bigira umumaro kutwigisha kandi nkurikije uko wambwiye ngo nabo bashatse bakwandika Bibiliya irimo ibya Kongo na nuza birwana Ukraine n'ibiki byose. Bibiliya iravuga ngo uzagabanya cyangwa ngo yongera zabakoze iki? Ibwizamukanda amaso. Ubwo rero ibyo atubwiye byo kongera nuri kuduta mu mutego. Nonge n'urugero nagwaga kuko bashaka abana kwandika n'icyorezo Bibiliya handitsemo Mugiga. Murabyemera? Mugiga yanditse muri Bibiliya. Zabakiza Mugiga irimbura. Nimwiyinira mukisuzuma mugasenga ngo abantu banje nibagaruka. None uko bisanzwe Mugiga nawe ubizi. None rero na COVID-19 nayo yari kwiriye kujya muko kiracyorezo. Mugiga ivurwa n'iki? Cyangwa nkubwire musaza. Umusa bye man. Reka dushimire abadukurikiye bakoze cyane.